wow. Nari nicaye hariya ndimo ndatekereza ibintu byinshi muri jyewe, bimwe biri mu gitabo mwaguze, ibindi biri mu bintu ndimo ndatekereza muri uyu mwanya, ndimo ndarwana no kumenya uko nza kubivuga no kuza kubahiriza speech twateguye kugira ngo ibintu bigende neza, ariko umutima wanjye uruzuye. Umutima wanjye uruzuye, umutima wanjye urishimye, sinzi uburyo nabashimira. Ndisegura ku bantu dukorana, twakoranye gutegura iyi event, bateguye speech nziza cyane nagombaga kubahiriza, ariko ndumva ntari buyubahirize kuko ndumva nshaka kubaganiriza ibiri mu mutima wanjye. Hari icyo bitwaye? Sibyo biryoshye kuruta ibyanditse? Mbaye sabye imbabazi rero abateguye iyi speech kuko ntago ndi buyikurikize. Ndashima Imana cyane 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 kubw'uyu mugoroba, uyu mugoroba udasanzwe ku buzima bwanjye, udasanzwe ku buzima bw'umuryango wanjye, kuko iki ni igitabo yego nanditse mu mazina yanjye, ariko kirimo umuryango wanjye, kirimo inshuti, kirimo igihugu, kirimo abavandimwe, kirimo ibintu byinshi bitandukanye. Uyu mugoroba rero nkaba nshima Imana kubw'ibyo byose. Ni urugendo rutari rworoshye kugeza kuri uyu mugoroba, ariko ni urugendo rwashobotse. Hashize iminsi 13,111 mvutse. Navutse ku itariki 22 Kanama 1986. Mvuka mu muryango, papa ari mu nzira, ntabwo yarameze neza, ariko ari mu nzira araza kuhagera. Mama nawe yitabye Imana haciye imyaka 10. Mvuka mu muryango, bananyita iryo zina, biri no mu gitabo. Natinze kuvuka, papa yaravuze ngo navukiye ku mezi 10. Ntinze banyita Barbara kuko ryari izina ry'abakecuru ribereye umuntu watinze kuvuka. Banyita irindi zina narimenye ejo bundi ndimo ndategura igitabo, banyita Musani wabo, kandi ndabasaba ngo bisigare muri iyi sare ntihagire umuntu unyita Musani wabo turenze iyi sare. Banyita Umuhoza kuko haciye igihe gito sogokuru yarapfuye. Urugendo rwanjye rwari urugendo rurerure, nubwo rusa nkaho rurimo iminsi mike. Hari abanduta hano, banduta cyane, hari ababyeyi, ariko ni urugendo rwarimo inkuru zitandukanye ziri muri icyo gitabo. Ndimo kwandika iki gitabo nasanze umunsi ku wundi ari inkuru, gusa ntabwo tuzandika kenshi, nta nubwo tuzitaho, hari n'izo twibagirwa, ariko izo nkuru ziba zarabaye mu buzima bwacu ni inkuru zigenda zitubumba zikatugira abo turi bo uyu munsi. Niyo mpamvu icyo gitabo nacyise Shaped, kuko irimo amakuru y'ubuzima bwanjye, ariko irimo n'amakuru y'ibintu bitandukanye nagiye nyuramo mu buzima bwanjye. Ayo makuru rero nishimiye kuyabasangiza uyu mugoroba, mbashimira nanone ko mwagize n'amatsiko yo kwemera kuyasoma cyangwa se kuyumva. Ayo makuru ni amakuru nifuza ko namwe yabashoboza kureba ku makuru y'ubuzima bwanyu, namwe mukabona imbaraga zo kutubwira amakuru y'ubuzima bwanyu. Akaba ariyo mpamvu rero nanone ku mugaragaro dufatanije n'inkunga ikomeye cyane ya banki ya Kigali
ya Forzabet ya Africa Medical Supply ku mugaragaro dushyizeho gahunda yitwa Our Stories Matter Initiative. Our Stories Matter Initiative ni igitekerezo cyaje nyuma yo kuganira n'inshuti zanjye abo twateguranye iki gitabo tuvuga tutariko inkuru yanjye ya shaped ntago ariyo nkuru yonyine ihari. Abanyarwanda twese dufite inkuru kandi zikomeye kandi tuzisangiye zahindura ubuzima bwacu, zagira uwo ziha inspiration, zagira uwo ziha motivation, zagira uwo ziha encouragement. Numva bitagomba kugarukira kuri shaped, ahubwo bigomba kurenga shaped tukandika n'amakuru y'ubuzima bwawe. Hano hari abanditsi tumaze gukorana na mugenzi wanjye, mukuru wanjye nkunda kumwita grande sœur Dimitri, aheruka gusohora igitabo Do Not Accept to Die. Naramubwiye nti inkuru zacu zigomba gusohoka, ariko ntabwo inkuru z'Abanyarwanda ari izishingiye kuri jenoside yakorewe Abatutsi gusa. Hari inkuru z'inkotanyi zigomba gusohoka, hari inkuru z'abana bavukiye mu mahanga nkanjye nk'iyi mbahaye nazo tugomba kumenya. Hari inkuru z'abana barimo gukurira mu Rwanda uyu munsi rutazi isasu, rutazi umuhoro, nabo dushaka kumva uko izo nkuru bazumva. Hari inkuru z'abacuruzi bicaye hano dushaka ko bazandika kugira ngo nujya gutangira business umenye ngo ndahera he. Hari inkuru zo kwigira, hari inkuru zo kurokoka, hari inkuru z'imbaraga, hari inkuru zo gutsinda, hari n'inkuru z'akababaro zigomba kwandikwa, kuko umuntu si ibyiza gusa ariko harimo n'ibibi. Wenda ibibi byawe nabyigiraho cyangwa nawe ibyanjye ukabyigiraho, ariko inkuru zacu zigomba gusohoka. Ntabwo mukomye amashyi ubwo ntabwo muzazima, nzazishaka ahandi ariko nzazibona tuzandike, kuko dufite abantu biyemeje kudufasha. Ndashimira cyane rero banki ya Kigali, ariko mbere yuko mvuga banki ya Kigali nyishima kuri support bampaye, reka mbabwire relationship mfitanye na banki ya Kigali. Murumva mushaka kubyumva? Ubu harimo abarimo kwibaza ngo Dr. Diane Karusisi yamugize sales person. Ntabwo yangize sales person, ariko hari inkuru ushaka kubabwira ya banki ya Kigali. Mushaka kuyumva? Ntabyo mushaka. Dr. Diane, they don't want to hear the story I have with the Bank of Kigali. Ndashaka amashyi anyereka ko mushaka inkuru ya banki ya Kigali. Natangiye kwandika, mama yakoraga muri banki ya Kigali nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, imyaka yose yakoze muri banki ya Kigali. Murabizi corporates cyangwa corporate companies iyo umwaka utangiye basohora za agenda. Murazi za agenda ziba zanditseho ngo 2022 2023. Buri mwaka rero hasohokaga agenda, mama kaza na agenda mu rugo. Noneho yaza na agenda mu rugo, akampa agenda akampa na big. Akambwira ngo uyu mwaka ni mushya, buri munsi uzajye wandika muri agenda ya banki ya Kigali. Mama yantoje kwandika, antoza kwandika muri agenda ya banki ya Kigali. Noneho umwaka warangira akambwira ati reka turebe ibintu wanditse. Habaga harimo amabanga, harimo udukuru tw'abahungu nakunze nkatwandika turavugisha ukuri, harimo ibyo nabonye, ariko nkandika umunsi ku wundi muri agenda ya banki ya Kigali. Binkukiramo nkunda kwandika kubera uwo muco. Uyu munsi rero nkaba nshimye cyane ubuyobozi bwa banki ya Kigali kuba twaragendanye mu rugendo, nubwo batari babizi ko turimo kugendana mu rugendo, ariko tugeze ku munsi noneho atari agenda ahubwo dufite igitabo cyitwa Shaped. Ndashima cyane Forzabet.
reka nsabe musaza wanjye Eric Rutayisire ahaguruke n'abantu bari kuri iyo meza bose. Murakoze cyane, mushaka kwicara. Forzabet, ubu hari ababonye vuga Forzabet bati noneho pasiteri na Forzabet, reka mbabwire Forzabet. Murashaka inkuru ya Forzabet cyangwa nawe ntawe mushaka? Uyu ni umugoroba wa storytelling, ni umugoroba wo kuganira, ni umugoroba w'umuryango. Mwaje mwampaye umwanya wanyu ndabafite, turi kumwe mpaka. Kondisiyo nuko ntawe uzanyita musani wabasohotse iki cyumba. Forzabet iyobowe na Eric Rutayisire. Eric Rutayisire ni musaza wanjye. Papa we yari mukuru wa papa, Rutayisire Narcisse, yazize jenoside yakorewe Abatutsi. Namwanditseho mu gitabo, muzabisoma, amakuru y'ubuzima bwe muzayasoma, ariko mwandikaho mu buryo bw'umwihariko kuko mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi hari ibyabaye mu muryango wacu. Papa ntabwo arahagera, ariko kugeza uyu munsi ni amateka tubana nayo, ariko kugeza uyu munsi papa ntabwo arakira urupfu rwa Rutayisire. Ariko dusunitse imyaka 28 iri imbere, tukisanga muri uyu munsi negereye Eric Rutayisire, ariko mbanje kunyura kwa Sylvie, grande sœur, ndambwira nti sasa Sylvie turandika ubuzima bwa papa kuko hari abantu bahakana jenoside, bashobora kutazatekereza ko nayivugaho, ariko turashyiramo tonto Narcisse, niba yihakana bazayisange muri shaped. Sylvie ati ndabigufasha cyane. Mbigejeje kuri Eric arambwira ati iki ni igitabo cy'umuryango, ndabashimiye cyane ku nkunga yanyu, ku rukundo rwanyu no ku burere bwanyu. Ndashima Africa Medical Supply ku nkunga yabo. Mwicaye ku meza atandukanye, ameza yanyu hariho amazina atandukanye, hari abicaye mu Ngagara, hari abicaye kuri Margaret Cassidy House, aho ni ahantu nabaye. Hari umuntu wicaye kuri Margaret Cassidy House yahoze yitotomba ngo kuki banyicaje kwa Marigarita, wicaye kwa Marigarita. Hari ameza yitwa Reunion, inshuti zanjye, hariho ameza yitwa Eclat, hariho ameza yitwa Intore, ameza yitwa Lorette. Nagize ngo uyu mugoroba twinjirane mu buzima bwanjye no ku meza mwicayeho, tuganire, dusabane. Nsoza ndagira ngo ngaruke kugushaka imbaraga zo kuvuga ubuzima bwacu, kwandika ubuzima bwacu, gusoma amateka y'ubuzima bwacu. Nitutiyandikira amateka, hari abandi bantu bazayandika bayandike uko atari. Ntabwo tuzabaho iteka ryose. Nyuma y'imyaka 40-50 hari abazaba batakiriho. Ese tuzasiga iyihe nkuru imusozi yanditse? Nkaba ngira ngo mbashishikarize kwandika, mbabwire ngo birashoboka. Ntabwo nize kwandika, ariko birashoboka. Support irahari kuko Our Stories Matter Initiative yaje kugira ngo idufashe kwandika, idufashe kubara inkuru zacu mu buryo bwanditse cyangwa uburyo bwa video. Soza ndagira ngo nshime by'umwihariko abantu bafashije gutegura iyi gahunda. Muranyemerera mbahamagare hano imbere, mbashimire, kubera ko iyo ntabagira umuntu agirwa n'abantu. Ibi bintu byose ntabwo nari kubishobora. Ndagira ngo rero mbahamagare mbashimire kuko bagize uruhare rukomeye mu iyandikwa ry'iki gitabo, gutegura iyi event, iyi gahunda, n'ibindi byose muzagenda mubona cyangwa mwamaze no kubona mu itangazamakuru, babigizemo uruhare rukomeye. Ndagira ngo mbahamagare mbashimire.
ndashaka guhamagara Rugasa Guhunga Ruzindana, tumukomera amashyi. Rugasa Guhunga namuhaye impapuro 5 za mbere nanditse kuri iki gitabo. Ndambwira twari muri lockdown, ndambwira nti sasa nta kindi kintu mfite ndimo ndakora, reka mbe nandika. Ati nyoherereza ibintu wanditse. Ndabimwoherereza, arambwira ati umva uri umwanditsi ahubwo ntoya ntabwo ndi umwanditsi genda avuga nago nzi kwandika. Ati andika. Ntabwo twari kuba dufite shape tutambwira ngo nandike. Urakoze. Ndashaka guhamagara umugabo witwa Musabe Obed Sean. Musabe uyu mugabo namubwiye ko mfite igitabo, turangije gutegura manuscript naramubwiye nti mfite page 90 urazitekerezaho iki. Arambwira ati zimenzi some, arazisoma, arangije kuzisoma tumva rero tugiye kwamamaza ko igitabo cyasohotse nti gute. Ati tucyamamaze ibindi tuzasigara tubyigaho nyuma. Abantu bankurikira kuri social media mwajyaga mubona udufoto nashyiraga hanze n'amatext, yabaga arimo kunshuka twamamaza igitabo kuko ni cyari cyakarangiye. Hamwe se turamamaza ibintu bitarangiye, atumva ati bishyire hanze wenda kwere uko biri bugende. Maze kubishyira hanze atizana igitabo cy'abandi, wabeshya abantu. Thank you for putting the pressure. Ndashaka guhamagara umugabo twita umubyeyi wacu Ntazinda Marcel. Ntazinda Marcel tumwita umubyeyi wacu kuko nubwo akiri muto afite imyaka 80 mu mutwe, niwe utugira inama, abadukomakoma toya ibi mu bigenze bitya, ibi mu binyuzaha. Umubyeyi wacu Ntazinda Marcel turagushimiye. Ndashaka gushimira Mukanyirigira Dimitris. Yatubereye misa ariko anyemerera atera intambwe aze hano imbere. Dimitri, iyi equipe uko muyibona yanateguye launch y'igitabo cye, itegura ibijyanye na gahunda y'igitabo cye. Dimitri yampamagaraga buri munsi ambwira tumva humura bigiye kurangira, humura tubirimo tubihagazemo neza, turabikora neza. Dimitri urakoze cyane. Ndashaka guhamagara undi muntu uri very special to me. Ni umudamu, ni inshuti yanjye, turanakorana mu kazi kamwe ka communication. Ni umudamu witwa Mudakikwa Pamela. Pamela yarambwiye ati sasa iki gitabo nitudasakuza tuzagiprintinga cyicare duhombe. Yewe ndakuvugiriza induru, dusakuze kuri Twitter, dusakuze kuri Facebook, dusakuze kuri YouTube, ahantu hose hari umunyarwanda wumva ikinyarwanda uzi no gusoma aratugurira igitabo, ko igitabo rwose twagisizemo amafaranga. Ibintu rero mumaze iminsi mubona mu itangazamakuru ni uyu mudamu. Akaba anafite company ya public relations yitwa Vantage Relations. Ibintu bijyanye na brand positioning, ibintu bijyanye no gusakuza mbese ugafata umujyi. Mudakikwa Pamela is the woman for it. Ndashaka guhamagara Umuhoza Liliane, niwe watwicaje, niwe wadukoreye protocole. Yaratubwiye ati mugomba kwicara ku meza ibintu biri smart. Amubwira se Liliane koko iyi ni gahunda ya leta, ni international conference, atoya tugomba kubikora neza ku murongo nk'abantu bize bishyuye school fees. Urakoze cyane Liliane. Ndashaka guhamagara Mazimpaka Jean Pierre. Mazimpaka Jean Pierre ari kuri kamera ahantu. Mazimpaka Jean Pierre mwita main sponsor. Ariko impamvu mwita main sponsor nuko niwe muntu twatangiranye The Barbara Show mujya mureba kuri YouTube. Mazimpaka niwe uproducinga The Barbara Show, akazana ibikoresho bye, afite company yitwa V4 Limited. Bakora amadocumentary, bakora ibikorwa by'indashyikirwa. Mazimpaka, thank you.
ndashaka guhamagara Mutesi Rose. Mutesi Rose turakorana, amfasha mu kazi ka buri munsi. Reka tumukomere amashyi. Ndashaka dukomere amashyi na papa winjiye muri sale, tumuhe ibyubahiro bimukwiriye. Karibu papa. Ndashaka guhamagara umugabo witwa Ibra bin Hassan. Ibra bin Hassan niwe wa designinze cover ya Shaped. Kandi ntiya designinze cover ya Shaped gusa, ya designinze na cover ya Do Not Accept to Die. Tumukomere amashyi. Ni umugabo mwicara mukaganira, yarangiza akakubwira ati that's enough, I know what to do. Ndashaka guhamagara inshuti yanjye tumaze imyaka nka 20 ngira ngo. Twabaye inshuti kuva twigana mu wa 4 primaire. Umutoni Natasha. Natasha yasomye Shaped, aranzi cyane. Arambwira ati aho urimo uradusondeka, subiramo wandike. Ibi akanyibutsa ibintu ntibuka, ati uribuka cyagiye warampamagaye umbwira ibi nibi bishyire mu gitabo. Thank you. Ndashaka gushima Ngenzi Iva, ntabwo ari hano. Ngenzi Iva naramubwiye nti Iva, ngira ngo bamwe mwanabyibajije, naramubwiye nti iyi launch yego tuzasohora igitabo cyanjye, ariko ndashaka ko habaho performance ya gakondo, kuko nakuze numva gakondo. Nakuze numva radio Muhabura iri mu gitabo, nakuze numva indirimbo za Cecile Kayirebwa, mvuka mu muryango w'abataramyi cyane, muraza kubabona. Ibi nibyo twakuriyemo, kandi numvaga ntasohora igitabo nirengagije uko nakuze nuko nabayeho n'uwo mama wanjye wandeze yarari. Mama yari umutaramyi, yari umubyinnyi, musaza wanjye Masamba araza kubivugaho. Niyo mpamvu rero turimo kubumvisha Kayirebwa. Abatumva Bruce Melody birabareba, mwaje mu kirori cyanjye burumva Kayirebwa, mwumve Masamba paka dutashye. Urakoze cyane grand frère. Ndashaka guhamagara Rutembesa Gael. Rutembesa Gael namuhaye page 90. Arambwira ati ntabwo twasohora igitabo cya page 90, twarize kameme. Tugomba kubisubiramo sentence by sentence, umbwira icyo washatse kuvuga hano. Ntabwo twasohora hejuru y'amashuri wize n'icyongereza uvuga urasohora igitabo cya page 90. Oya. Gael ari mu bantu beditinze igitabo cyanjye. Thanks Gael. Aba bandi ngiye guhamagara n'aba papa nubaha cyane, bakuze bambyaye, bangiriye inama zikomeye. Ndahamagara, nkunda kumwita Uncle Oscar Kimanuka. Ndashaka kumuhamagara mu byubahiro bye, yemere atera intambwe aze hano imbere. Uncle Oscar naramubwiye iki gitabo twacyanditse turi urubyiruko, tugishyiramo feelings na vibes z'urubyiruko, ariko ndashaka umuntu w'umupapa ukuze, wize itangazamakuru, wize communications, w'umwanditsi kuko nawe n'umwanditsi, agicishemo amaso asome, hanyuma atubwire ati ibi ndabyemeye, ibi byasohoka, ibi birimo ubwana bwinshi, ibi birimo imikino. Iki gitabo tugifite kubera ko muzehe Oscar nawe yagisomyeho.
uwa nyuma ni Uncle Karangwa Hussein. Uncle Karangwa Hussein, nyemerera nawe mu byubahiro byawe uhaguruke ngo ushimire. Ni umujyanama wacu as a team, nk'uko mutubona ajyaza akatubwira ati mwabana mwe mugende gahoro, ibintu byanyu byo gutwika, ibintu byose muratwika mugende gahoro. Ibitekerezo byinshi mubona uyu munsi hano ni Uncle Hussein. Murakoze cyane, mushobora gusubira mu byicaro. Tubakomera amashyi. Murakoze cyane kandi nzahora mbashimira. Nyakubahwa muyobozi w'inteko y'umuco watubereye umushyitsi mukuru, mukaba mwanaje muhagarariye Minisitiri w'urubyiruko n'umuco, banyacyubahiro mwese turi kumwe aka kanya, babyeyi, inshuti, bavandimwe, ndabashimiye cyane kandi nejejwe kubamurikira ku mugaragaro iki gitabo Shaped. Inkuru zikubiyemo zizabubake kandi namwe zibashishikarize gutinyuka kutubwira amateka y'ubuzima bwanyu. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, mukomeze munogerwe n'uyu mugoroba n'uyu muhango. Murakoze.